Hello guys, mugeze mutetse tumeze neza n'amahoro ni Oliver uganutse kuri Jobs TV. Ibintu byo bose bazaniye show idasanzwe, ni ibintu bitangaje bidasanzwe. Gusa mugume hano muze kureba ibyo mazaniye. Mubaze ibisi kuyigeza Jobs ndabona mubazaniye mu marira menshi ari kurira nk'akana gato n'agahinda. Ndashaka kumukorera prank. Mbere byose reka mbanze basuhuze. Mumeze neza abantu bari mu Rwanda, abadiaspora bari hanze, guys kuri bihugu ntabwo mbizi, gusa abantu bose bari ku isi batureba badukurikira n'ubwo turebye bwa mbere. Ndamusubije yuko bwiyegereje kandi ndabakunda cyane cyane cyane. Mukomeze mudukunde kandi mukomeze gukora subscribe. Guys rero uyu munsi ndabasaniye surprise. Ndabasaniye umusore w'icyamamare n'umuhanzi. Ntabwo nababwira ngo ni icyamamare cyane birenze, gusa benshi baramuzi, abantu mureba amafaranga muramuzi, ndakeka muri buze kumumenya. Umuntu uri mu bumenyi bwa mbere muri komenti byandikanye, abantu bareba amafaranga hirya no hino ndakeka baramuzi. Reka muhamagare uyu munsi murebe, ni surprise bafitiye, nanze gutangirana nawe kugira ngo aze kubiyereka yigaragaze. Uyu munsi rafatanyije nawe kugambana, reka muhamagare. Hello, how are people? Murakome, muragoni. Bujumbura. Wabwiye ngo ni umusitari ariko okay, murabibona umusitari koko. Ni umusitari muri prank, guys. Muri prank ukabona. Ni umusitari ku giti cyanjye. Niba mubona ko ndi umusitari muraza kubivuga. Sasa turi kwa James na Oliver. Mbere ya byose mukore subscribe. cyane. Agiye gusha, agiye gukongoka. Kugira ngo mukomeze mudushyigikire, mukomeze mukanda dusana twishimije. Reka mureka bibwire bose dukomezanye. Rero batanzi nitwa Bukuru Heaven. Turakumurikira ku mbuga nkoranya. Uko babivuga Instagram ushobora kumbona kuri Bukuru Heaven 250 cyangwa se 250 wanyandikira nkakubwira amakuru y'uyu muntu ntabwo muyazi njye muyazi buri kubera ko waje kugambana umuntu witwa James. Rero tugiye kugambanira uyu ari shishube wanjye. Urabyumva nawe. Rero turebe James ushinya wiwe niba arira yabigenda gute, niba nkubiti kigubi ndira bigenda gute, shaka kurwana dore intambara y'abantu mugutere mukubite hasi ndetse n'abagati bakiza umva ushobora kumukubita ikintu akavuga umugabo rero bano bantu ni abantu beza mukuru subscribe n'akamiliyoni baragakeneye k'abasaga nabo bateye imbere nabo bashyigikiye barabaha ibintu byiza cyane. rero nanjye ndangiziye arahiye tu kumutera ifuhe avuga ati umugore wanjye asigaye nca inyuma, umugore wanjye asigaye James ahantu ku bafana be ku bakunzi turamuriza gusa wihangane twamugambaniye timu yanjye mu mazibisi munyishyuza ngo musakorera Frank ati musirande ndamuziye ngiye kumukorera karaza kumuriza ndamukoreye agashya namuzanira umuntu atazi. Turihangana tuvuge cyane mu amajwi yacu uru rusaku ni murwite yaho mu mazibisi mutubwira sound bibe byacu nta
tubeho mbere byose si ukubabangamira hari igihe ukorera ahantu hari imodoka nyinshi hari igihe ukorera ahantu hari urusaku nyine bikatugora natwe kubimanaginga ariko ni ibintu bisanzwe mubyakire kandi mwihangane ntabwo ari ibya buri wese mureke dukore rero murabana natwe cyangwa mukomeze mutere agatebe murebe ukuntu James agiye kurira akarira amarira akaza tugiye kumukora ubugome ubugambanyi n'ubugambanyi twamugambaniye guys twicaye tujya kumukorera ntufatire oya mu izina rya Yesu ntufatire kabisa guys ibyo bintu sinabikora Frank dushaka kumukorera Frank ntabindi uyu ni umushuti wanjye guys ni ibisanzwe ntabirenze turasengana ni umuntu ubuse sinzi ukuntu navuga wivuga byinshi twamuherukaga kera tuzabivuga kuri Frank ari gutaha tuzabivuga ikindi gihe nyine hari igihe tugambanya James nicyo cyatuzanye hano reka mbanze mbabwira akantu umuntu twasenganyeho kera ntitwamenyana cyane ibintu birenze ashobora gusa tunamubonye ari gukora mu mapuranka shakisha nimero ye nabwo nzikoze uriya muntu nubwo ntamuzi cyane ariko yamfasha kuko isura yanjye si ubwa mbere yari kuba yibonye muheruka kera rero ndashaka kugira ngo mukange ntabwo James azi ko tuziranye nawe ntibaziranye byo kugira ngo wenda ngo babe baziranye cyane biri konekite ntabwo baziranye urumva baherukana kera rero ndashaka kugira ngo tumukorere pranka aze gutungurwa no kubona se bimeze neza turi ahantu rero twasohotse tugiye kwicara tugiye kumugambanira ngo sasa uko turi bubikorere tugiye kujya ahantu tugiye gusengera ahantu twicare sibyo oya ntabwo tubibabwiye turaba twicara tubibabwire se oya tubivuga turatwisha amatsiko y'abantu uzi ko bibabwira ntibarebe video ngo bayirangize ikindi urebe video uyirangize yose kuko inyuma niho haba haryoshye cyane kureza ibintu rero muyirebe uyirangize siko bimeze mufite n'amasiko yo kureba isoni ari buze kugira amenye ko ari prank noneho ntabwo tubibabwira iyo tugiye kubipanga tubitegure mukurikirane njye kuvuga ngo mukurikirane filime mukurikirane video yose muyirangize babisanga inyuma akantu k'agafirigo kura n'inyota imugezemo mwihangane sabayi mudukurikire rero murabona ko twicaye turamwiteguye dushaka kubaha show uyu munsi aya ni ayacu twaje kurya ariko turaza kuza gushyiramo n'amariramo gakeya uyu munsi muraza kurya show tuzaniye amazi tunywa amazi njya kwihangana bakoze mbabare nibuze kuvuga muri comment gusa ndamwihakana isi yose irabizi n'abapadiri n'abapasiteri n'abandi bose barabizi ariko muri prank bigiye guhinduka aka kanya muri prank dusa kubisaza urebe ushyiraho umuntu ukwemere kubisaza ibyo kurya amafaranga y'agateke kurya yewe igomba kugira igisembura icyo tugamije ni ukubabaza James nagira ngo abandi bakora amagambo yose kugira ari kwiyumvishe dukora y'umutekerezo cyangwa ukora niba kuniga nabyo genda abamenyereye ko bitagira nibesha murangura ndamuniga
kuziga umugabo wamaze umugore w'abandi usangishije guhamagara kuri telefone Imbere atari guhamagara kuri telefone nimero yanjye nayo sibyo araza wari umuntu bisanzwe tu kandi ibyo bifuza umugore we ni mwiza rero wananifungure kuba yakwitara byanyatsa rero kandi ibyo kumuhamagara afite twatwere iwawe twatwere ko muri batanu arajya kuhagera yaje uwo mukobwa wambaye imihondo atuzaniye icyo kunywa ntari bitu nagenze nagagaragaza isura guys abantu bashobora kamera kubona umuntu ugira ntabwo haza gukura bishoboka kandi kugira ngo nagabye niko wazaniye pana sikonje ikonje cyane ari inkoko gusa ni konje urabona pineapple na plastic sasa urabona ko twatubije ibyo kunywa n'ibyo bagiye kubizana bimfashije yagera aha ngaha nageze ahageze akabona twifashe neza ahasanga rero tugashaka muhamagare kwiza cyangwa abatarari kuko kugira ngo abaza basanze barizanira kumera yesu leta y'ikabaza waho imbere yawe urabona ko ukoresha imodoka ariko gahunda biremera abantu bakubye basigaye impamvu rero ko ukoze akantu natekerezaga ko ugiye gukora unahise bakubwira ngo ngwino ibintu byari bitireza ahita azahita yiruka byari bitireza nyuma kuri arimo kuyobora kurebera hose bakoze ahantu hari akabari ntihagera ko ashobora kuba ahantu harimo muzayi ya politiki aho ngaho rero niyo muhanda ariko buri wese ko zigiye kugaragara n'imidari kuko zitarareza kuvugana kugira ngo ka bizinesi arabyumva vuba twakinye bitoha amazi yo kongera kubaka muri iyi
ntabwo ayibona nanjye niyihishwe ntabwo yayibona Njyewe uri kuvugisha njyewe hari undi wese mu bwongo se ntabwo ari ngo ngende uwayane aburi uwayane umuntu ageze hano gute ko ntamuzi none se njye ndashaka kubaza uyu muntu murazi kandi ntabwo muzi ndashaka kumbwiza ukuri niba muzanye ntabwo muzi n'ukuri do ntabwo umuntu muzi njye ntabwo nzi njyewe ntabwo nkuzi nyine njye nkuzi uramamagara aha ni nta n'isi akishyano riragwira none ishyano riragwira n'ibyo akabivuza ishyano riragwira ntabwo nzi njyewe wari wabona umuntu ugusanga wambabare ukareka kuntera stress uyu muntu murabana njyewe mbana nawe ubana nawe reka reka undi wowe uvuga ngo ngende abana nawe undi wowe koko kwe nagusize mu rugo none nanga usize urimo ngabona n'ubwo nanzi ubwanjye akirewera ko njye nanga abantu umuntu aba yimereye neza yisohokeye uyu muntu murazi ntabwo muzi ndabizi abatipe b'iki gihe ko bamera umuntu agushinja ko muziranye sinzi niba uri umugabo niba uri n'umusore ntabwo ngenda ariko ufite ikihe kibazo ngiye kwirira twese usanga oya ndakuba usanga iki kikuzanye hano watsinze yagwaye inzoga cyane ubundi wowe ubaye umugore wanjye njyewe njye nashakanye nawe aba ni abatekamitwe b'ikigali n'abasore b'ikigali ntabwo bazi njye ni umutekabitwa wanjye gusa nigire guhamagara nta kibazo ngo niba njye ni umutekabitwa uzihe saho mbona kuri tuvira mu buzima ukagenda tukongera kukumvira nakumeneraho mari meza ese niwe wahamagaraga muri bisasi niwe wahamagara ndetse niwe wahamagaye ngo yewe rwanda wese niwe wahamagara ntabwo abagabo bararwibusha bagezaho kunye kwihagarika umugabo nta soni njyewe ndetse nashakanye nawe mu mwaka wabyara gusubira dupange business baguhamagariye business niba waje muri bisasi cyangwa uje muri business y'umugore wanjye ugashaka kugira ngo aricyo umushaka kongera kubwanjye nta business y'umugore wahamagaye ngenda ari mu ngeze ndakuzi ngiye uretse kubona tutaziranye ubundi se ngenzanye nawe niba utazi rero ushaka kwivanga ndamenya ngo niba utazi nakuzi njye guhamagaye mu buryo icyo ushaka ni iki niba utagashaka rero ushaka ugenda ushaka ugenda niba atagashaka ndakubaza umugabo wawe wanjye kuba byari niba uko wese uziranye nawe yaba ari umugabo wanjye ushobora kuva kandi umuntu ajya kuganishira igihe mbona ndakina njyewe mbaga kugenzura ndetse ndakina nabo kanisha nabo n'umugore wanjye bisezerano ibyo murakina nabyo ntabwo njyewe akababaro bona njye bona ndimo ndaseka ngaje n'umugabo wawe uko nasaragaza ndetse kandi nashatse ubuse nta mugabo ufite niyo nta n'umufite ariko ntabwo ukara wonyine mbere y'amakuru
Oya, ubona njye ubwo tuvuga ngo bari kunshoboza. Udumva kuri mushoboye. Ariko sikari Nuko inawe kuba mutarwanya hanze n'uko urumva twashaka ko turwanya ariko bifite mu ndemera abantu bantu n'abantu ubwo si umukorano kumamukira nako ikintu cyiza cyeshe ni ukurusha y'abandi kuko abakene no kuvuga ko hari abantu se byiza birakomeje uri muri myaka ntabwo iki ari wowe ubwawe ukabumva kumeze umva kumeze umugabo yarakaye kurwana n'umuryango bari bagiye ese murakwiyakanye n'ucoga siko bimeze siko binata nagenda ari njyewe ariko tunaye gusigara urwanya ntabwo ntabwo nari kugira ngo siko u Rwanda usanga hari n'abantu bagiye bishyura siko abantu bose bakwiriye bakabasha kugira abantu babiri ntabwo isoni reka rero umuntu yaragiye kumutama erega Mariana urabana mbese ubundi umutipe n'uwo ngiye kumva no yewe uba wanyite wanyite urabaza padiri ngo uragira ngo ahantu ntabwo muzi njyewe nagutegurira njyewe nategurira abantu bari bamaze iminsi yangiza amafaranga ni ukwirinda yibahaye niba utayireba turamukomye pe turagukomye byatumye ubwanjye ngejeje nyine icara hano agiye kwikangurira kandi ugomba kungurira murafase kuhaba abantu bayisoje cyo koze aba bantu barampaye tugiye kwakira abo basi basi n'abasimbuje byo gusanga bize ndabakunda ariko rwose ntabwihakanye ngo bayirinde nibaza ko umugore afite akanyamuneza neza ugakuzaho n'ukumva petero uriya yesu bamwihakanye noneho inkoko ibice bya gatatu nibwo province uziko nagenewe bari kubona cyo kuza niyo planka bye bye, wajya msina Oliver, subscribe. Vamos programar, digamos, coisas.